Mm. somera abanyarwanda. diaspora reveni ngari ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubabajwe no kubamenyesha inkuru mbi y'umunyarwandakazi akaba n'umunyamuryango wacu Umuhire Jeanne d'Arc witabye Imana, yishwe n'umugabo we, bombi bakaba batuye Tiene, simpazi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba uri mu buruhukiro mu gihe tugitegereje amakuru turi bugezweho na polisi. Muranyishe. Turi bugezweho na polisi, turakomeza tubamenyeshe, turakomeza tuyabagezaho. Twabasabaga kwihanganisha umuryango wa Jeanne d'Arc, gahunda zindi z'ikiriyo n'ibindi bikorwa biteganyijwe. Turakomeza gukurikirana amakuru neza, tukabamenyesha twese nk'abadiaspora Reveni ngari, twihanganishe umuryango wa nyakwigendera Jeanne d'Arc. Murakoze kwihangana. Ibindi byo hasi ntabwo mbizi. Ibiwerewere ngo umuntu ngo yageze mu wa kane ngo azi gusoma, uragasomwa n'akaribi k'inzoka azi gusoma. Wowe uzi gusomera imbere y'abanyarwanda bangana gutya wowe? Utuntu tungana gutya wowe wadusoma gutwo ukasomwa na nyamunsi we. So ibi bintu bya birajyajinga biba byicara none n'ibindi biri gushinyika amenyo. Hano hari ikintu gisekeje muri iyi nkuru, hari ikintu gisekeje. Dore ko ngiye ntabwo nzi ko ari inkuru nk'izi ngizi, ntabwo nabura imbaraga zibari inkuru z'umuntu wambuye ubuzima, umuntu agapro. What's wrong with this world? Ndebera n'ukuri kw'Imana. Mundebere n'ukuri kw'Imana. What's wrong with this world? Isi ifite ikibazo ki? Ariko noneho ku rundi ruhande bakobwa bato, abantu muranga hano ukuri kw'Imana murenga. Abantu murenga mundebere abantu bangahe? Abantu 450. Ndababwiza ukuri. Kujya muri ubwo burayi mwirukirana ikintu kimwe. Ariko no kumenya umuntu ugiye kubana nawe ni ikindi. Bro, izi benefit no kuva kugiye kurongorwa no mu diaspora cyangwa ukakurikira ibintu utabanje kureba uwo muntu wariwe na background check mukiyikora. Ntimugishaka no kureba abantu mugiye kubana nawe, ntago first of all manzi umenye nk'umuntu yakoze divorce kubera iyihe mpamvu. Manzi umenye nk'umuntu yakoze divorce kubera iyihe mpamvu. Jesus Christ. Manzi umenye impamvu umuntu yakoze divorce. Uragiye uhuye n'umuntu ungana na so. Ntabwo ndi kujatinga umwana w'umukobwa, ariko ndi kubarabura. Ntabwo ari uwa mbere upfuye, uyu ni uwa gatatu. Hano muraza kumva ubuhamya, uyu ni uwa gatatu umugabo yishe abana bato. Harabura ibihumbi 6 ngo ntangire kugira inkuru mu bitapike cyangwa mbireke. What's wrong with this world? Ubu muntu bwagiye he? Amasura yo ntimukiyareba, ntimugishaka kureba, ntimushaka kumenya n'abana muzabyara uko baba bameze, ariko ni gute twisanza ahantu. Ego n'ahandi nahabwa ariho honyine, n'ibingibi biraba mu rugo back home biraba, ariko ubu muntu bwagiye. Hari igihe yagiye avuga ati Mana iyo uretse kunzana ku isi ukazanzana nko mu bindi binyejana nka 5 biri imbere, cyangwa ukaba waranzanye nko binyejana nka 20 byatambutse abantu batambara imyenda. Jesus, sometimes I'm being speechless. Bro, nkaba speechless bikandenga, urumva? So ndabona ibihumbi 100 byageze, abantu muri aha hasi muri gutapinga murakoze. Ngiye reka mbabwire uko inkuru yatangiye nuko yagenze, hanyuma noneho mwebwe mutega amatwi, abafata dutambara mwihanagure murire. Muraho uyu mugabo Mana nta bindi bibazo bari bafitanye, nta kigusamurutaga mu myaka, yari umudivorce, yari afite abandi bana 3 bakuru. Umugore wa mbere ubiri bakoze ubukwe muri covid, aramujyana. Ejo rero ngo yari yagiye Buruseli ko n'undi mudamu w'umushuti we yari yasigiye abana umugabo.
ubwo barizi nyine abagabo gusigarana abana umva n'iminota 5 birabananira ubwo araza guhamagara nyine umutante Godfather wowe ubona ubumuntu ubufite ubumuntu urakakubwa n'umuruho kankuboroke mabera nyoko none se ko ndeba ni gute ubwo uri ikimonyo ni gute uza kubyagira rukamubwira ko ntafite ubumuntu wabushita we ni gute uza kumubwira ko ntafite ubumuntu wamase we ubyagiye ahangaha ukoze iki noneho wabaye ikinyamaswa ipu bwa n'umuruho yari mukaze kunyandikira mu gihe mu bibona mutima mabera banyoko ntimukaza nka kuntera iseseme urumva ntimukaze kuntera iseseme ntabwo ntawe mba nakuruye nge sinzi no gusharinga ntimukaze kubyagira ahangaha ibyo uzaba untekerezaho biri negative uje ugera ubibwire nyoko niba umufite niba utabimufite uje kugura indayi bibwire urumva ntimukaze kuntera iseseme na mwamasemwe wiza kunkura muri mudu nibyo nibiremo biti bibabaje utekereza ko nawe umuntu urabufite ipu muraho uyu mugabo nta bindi bibazo bari bafitanye ntakigushamurutaga mu myaka yari umudivorce yari afite abandi bana 3 bakuru n'umugore wa mbere ibiro bakoze ubukwe muri covid aramujyana ejo rero ngo yaregeye Buruseli ko n'undi mudamu w'umushuti we yari yasigiye abana umugabo ubwo barizi nyine abagabo gusigarana abana umva n'iminota 5 birabananira ubwo araza guhamagara nyine umutante we uri hano mushiki wa kapiteni nyine hano i Kigali aramuhamagara amuga ati ngiye rwose ati kabebe ati yagiye ati nsigiye abana ati bananiye ati ngiye rwose ati ndabona bitavamo tante aramwatiraga uriya muntu ujya kumurongorezwa avuga ko umuruta cyane ati ubwo ni amaraso y'abajene y'abatoya ati byihanganire ati kubera ko ari ninjoro tireka tuzabibavugana gasambira ngo n'iminota 5 ati byihanganire ati iyo kese ye tuzayivuge hejuru muri ayo masambira umugore uvuga baranaje arinjiye tante aramubwira ati ngaho mumpe muvugisha umugabo ati oya buretse gato tubambanze mvugane nawe ariko ubwo mbere ko mbwa ngo araje yambwira ati reka ikibazo cya bebe tuzakivugane ejo umugabo aramubwira ngo ejo ushobora kutambona ubwo rero umva yari yacuze umugambi ukizavuga ngo ushobora kutambona arangije ubwo byamenyekanye saa 11 za mu gitondo ubwo marene we ni umudamu wa mukuru wa kapiteni ubwo numva ukorera akora muri Rwanda yajyaga ajya kumusura nyine ko afite flight akajyayo abo baturanyi nibo bambwiye ati umuntu yaje atusigira abana abwira umugabo ati namuherekeze mu rugo agera mu rugo arambwira ati sigara muri parking gato ndaje agenda ajya mu nzu amarama akanya gato arangije aragaruka amushyira mu modoka ambwira ati mperekeza kuri polisi ubwo umuturanyi numva nyine yagenderaga mu Kigali ntiyarazi byari biri mu pipa amujyana kuri polisi bageze umugabo agiye kwinjira muri polisi ahita abwira umugenzi ngo uzanderera abana iyi ripotinga gutyo ubwo uwo mugabo bombi basigarana kuri polisi bajya gukora investigation n'iki ngayo nguko nta yandi makuru turamenya ba diaspora rero tuziranye biyongiye ubwo ko mumenya amakuru namwe muzajya mutubwira ngayo uko turi mu kibi nyine nta bindi nitugira imana wenda bazamutwereza tumushyingure ubwo nyuma bazaze muri processes nanone gutwara abana ntabwo byoroshye ngayo nguko mufungure mike zanyu kuri TikTok niba mubyumvishe iyi nimwe muri audio ngo mufungure mike zanyu njyo vile ginsi uko byagenze murahari ubwonko bwanjye turahari birenze ubwonko kabebe uyu muhanya abaramukumbanyije yewe nabonye amafoto adikinzi urumva umuntu adiginga down ukareba nabonye amafoto ntashobora koherereza umuntu nagize ubwo aba yamwishe nabi uyu mugabo ni inyamaswa bro mwishe nabi Godfa wanyerekeye kuri WhatsApp ko najya ngira ubwoba Godfa none yamwishe ahita aritwara kuri polisi bro yamaze kumwica umukobwa uvuga ngo yaramutegereje
yinjiye saa 2 mwabyumvise nabo ndibutse ko translate mu kinyarwanda mwabyumvise yamwishe kuva saa 2 kugera saa 12 za mu gitondo. Iryo ni ugufuha gusa, ni ugufuha gusa cyangwa mu mucitingaga uravuze yatekerezaga nyine ni ifuhe tu yavuze ko wenda yatashye nijoro hari ahandi hantu avuye ko wenda nko kumucitinga. First of all uyu mugabo ni umugabo mukuru ufite abana batatu bakuru ikiro kigabo muri mu ifoto kurya kimeze ni mukuru nuko abagabo intangaza butazi saza ariko ntiyakaba yanabyara akaba yaragiye muri ona kuko ni mukuru ku rwego rwo hejuru muri ona. So afite abana bakuru urumva biratangaje. So uyu mugabo rero uri kumva yashatse umukobwa muto, urumva ntabwo communication y'umuntu w'umusaza n'umukobwa usanga ari gakeya kugira ngo bahuze communication jare ntabwo abari zimwe. So ndakubwiza ukuri ngiye umuntu yansobanuriye ninjiye deep umuntu ambwira everything ukuntu byagenze ukuntu byari bimeze urimo kumva, ariko noneho inkuru yose iraza kuramburwa nuko n'umugore wa mbere nawe yaramucitse. Uri kunyumva? Urumva ko umugore wa mbere biriko nabatarukana nawe yacitse urupfu. Sinabari kubyumvikana. So nk'abantu ngayo umugore we wa mbere nawe yabaga i Burayi. umugore wa mbere Yamucikiye i Burayi nyine. ntabwo arayamaze ngo yarambure. So urumva rero uyu nguyu umwana umukobwa akimara gutaha yamuvanyeho telefone, akimara kumuvanaho telefone nuko bro Na kamera ubwo tayari yari yazijimije zo mu nzu. ntabwo kamera zo mu nzu zose niko bazigira. Arangije aramufata amwica kuva saa 2 kugera saa 12. Arangije afata abana be bashyira mu modoka abatwara ku muturanyi. Aravuga tuzanderera abana. Yaravuga ati abana be basigaye hano gatoya batese mama wabo ari ngiye mfite details zose ari amajwi ngiye guhita ndibuze kwakindira muraza kubyumva rigana fana iyo ngiye murabizi ngiye gushaka inkuru. Arangije ababwira ati mufatira abana ndaje mama ari heze. Ati mama wabo yagiye ntiyataha urumva kandi mfite appointment babe basigaye hano gato ariko mperekeza kuri polisi tubaze urumva yashatse kubakina kugira ngo asiga abana. Ati mperekeza kuri polisi nyina yaragiye ntiyagaruka. Ageze kuri polisi aravuga ati subirire inyuma rero ndagiye ntabwo ndi bwongere kugaruka uzanderera abana gutyo urumva. Polisi rero uraraba kundi igeze kuri polisi akakreminga ko amaze kwica umuntu urukumva. Polisi ikintu ihita ikora bahita bamushyira chini ya ulinzi. Sinzi uri kubyumva. Ntabwo yavuze ko yishe umuntu ntabwo bahita bamurekura cyangwa ngo bumve ngo kubera yizanye no upfa kuvuga ko wishe umuntu bagutunga imbunda bakabashyira chini ya ulinzi mwembi abantu muri kumwe. So akimara kuvana muri iryo jambo ako kanya bahise babashyira chini ya ulinzi n'uwo bajanye niyo abo muri kumwe urukumva urabizi wowe uri muri bihugu uvuga ngo deja uvuga ngo yoyisinyo kira uvuze ko wishe umuntu uvuga ngo ako kanya nta kindi. Aravuga ati maybe agize akenge kamuzana ariko ibyati bijyamufashe nabi biradufata natwe twice ntabwo bazi ikintu afite ntiki bahise babashyira chini ya ulinzi babakubita amapingu urukumva. Arangije urumva yaba aruriya bari bazanye yaba aruyu urukumva ntabwo polisi ntabwo ihite gukoresha statement ntabwo ari kuvuga ngo uje gutangira ikirego no. Uvuze ko umaze kwica umuntu hari ikintu polisi ikora ntibazi niba mwamwishe muri igikundi ntibazi niba mwamwicanye ako kanya bahise bacira chini ya ulinzi yaba aruyu nguyu wari umuherekeje bose barabazirika ubwo bajya muri investigation urukumva. Bafata adresse baragenda bro ngiyewe nabonye amafoto baragenda bajya mu rugo mu rugo rwabo urumva. Ikintu kibabaje kurusha ibindi urumva uyu muhanya yaragiye aramufata amwicira mu cyumba cy'abana
telling you hari ibintu abibonye urumva ariko reba ukuntu abana bangana murebe bro ndebera uyu mugabo ibintu yakoze no so Golfa hari umuntu avuze ngo nabaturanyi biwe nazamuke hano ndabona nira neta adahari mu manure uzamunzamurira uwo muntu aduhereza amakuru nicyo urumva hano media nuko bimeze munzamurire bro munzamurire uwo muntu nadufasha azamuke limuzine zamuka muzene zamuka udufashe uduhereze imvaho so please wamuhaye request muzamure muze mwumve uyu ni umuntu muri Sweden ejo bundi baramwishe urumva muramuzi my godness okay Remo urahari Allo muri kuyumva yego turakumva wiriwe Allo ntabwo turi kumwumva limuzine uranyumva yaravuze yego nibyo turakumva aho uraho neza amakuru wavanyemo ekutere ukahereza abantu 600 urahara agaciro turakumva vanamo ekutere sinzi niba murimo muranyumva muraho neza ndimo ndabumva yego ndimo shoke ndibashe kuvuga wihangane komera reka tugukomeze kwanza Jeanne d'Arc ni umuturanyi wanjye yo ntabwo ndi kubasha kuvuga umuturanyi wanjye Remo désolé ihangane komera ni umuturanyi wanjye yego Celestin ndamuzi Jeanne d'Arc ni abaturanyi n'abantu dusanzwe tubana yego murimo muranyumva simbizi ijambo muri kunyumva turakumva ko turakumva komera Golfa muhe time Golfa no reka taking time reka fata umwanya ihangane agaruke ko biri kose ntabwo ari butinde mutapinge screen ko arimo kurira ibingi bashobora kutumanura mutapinge screen abantu mutamugira oh my god ongera umuzane Kenzo je pense ko bamuhamagariye bro ngiye ndi kubikubwira ibingi ntimurebe akagahinda ngiyewe nakubwiza ukuri nanjye narize Kenzo ko se wakwihanga ariko se wakwihanganye ko bagiye kuza ntabwo singuye muturanye ihangane araje yaba inyamaswa Celestin yaba uyu mu Jeanne d'Arc bro ngewe ndi urumva nanze urabizi ngo dufata ukuntu njya mvuga inkuru ariko mu kuzivuga hari ukuntu nge nzitwara gake mwihangane hano dufite abantu hafi 700 abantu 700 mutapinge screen abandi mwihangane ongera umuzane nizere ko muforowinze muzane Kenzo mu manuzamu kumubona Golfa ndibaza ko baba bamuhamagariye muri telefone bamuhamagaye ndahamagara ariko nanjye mfite abantu babaturanyi ndi ngiye guhamagara ubuhamya baraje babutange mwumve ukuntu iyi nyamaswa yisha umugore we bro Celestin afashe umugore ni mu byumva ntabwo it's unacceptable ntabwo byo kwakira urumva komeza umurebe shenga mutapinge screen bataza kutumanura nze Rimo ariko mana yaje Rimo ntabwo abasha kuzamuka Jesus birababaje hari intambara y'umwanya muremure hari umuntu wampaye amajwi urumva
urumva umuntu yamwishe kuva saa 2 kugera ntabwo ari ibintu byoroshye ariko reka abantu baba reka nzi ntuzamaza zirimo ndebera bro ndebera umuntu gufata abana bangana wamubonye se fata abana bangana gutya abambura ngiye hahandi yakoreye comment ndamwemvira n'abanyarwanda babaga muri community murabera ko baga muri diaspora baga muri community so umudamu yaragiye Bruxelles so kumva okay yaje ari he okay Rimo ndagusaba gukomera wihangane ndagusaba gukomera abantu mwana magifite kugira ngo bataza kutumanira kuko urukumva ari kuvuga karira Rimo uranyumva ubu Hello ndabumva ariko mfite pe nta ngufu mfite ndabyumva ndagusaba gukomera kandi turaza kukuyanganira kukumva uko nta kibazo ni wumva ikinega kije urire nta kibazo nta uza kuguseka natwe imitima yamenetse please komera turabaza kugukomeza ngaho njya mbere tubwire uko byagenze oya ntago navuga ko byagenze kubera nta muntu wari uhari Celeste we wenyine ntuzi ibyabereye mu nzu umugabo n'umugore ibibera mu nzu hari abana batoya ntawamenya manzi tubwire mwari mutuye he ni mu kihe gihugu ku bantu urabona dufite abantu 700 hano badukurikiye tubwire mutuye he dutuye mu Bubiligi mu buhe mujyi mu mujyi ni France Brabant ni province yacu commune kaba Tienen c'est les Flamands qui appellent Jeanne d'Arc atuye hano hepfo y'iwanjye à 400 mètres de ma maison ni umwana dusanzwe dusangira arateka atubwino dusangire twicare kuri tapi tumere nk'abicaye ku musambi dusangira ubugari tugasangira isombe tugasangira n'ejo bundi avuye mu Rwanda yanzaniye icyayi cyo mu Rwanda kiryoshye cyane n'umuntu twari dusanzwe tuganira tubana so umwana mwiza abantu bazi Jeanne d'Arc vraiment ni umwana ahora yisekera niyo afite ibibazo ntushaka kumenya ko afite ibibazo nta nubwo ushaka kumenya ko afite ibibazo ni umwana niba afite agahinda ntabwo wabimenya parce ni umwana uhora yisekera pe ni umwana mwiza cyane cyo nzi ko nuko yagiye ahantu bita Matonge bakorera imisatsi yaratashye mu rugo saa 2 za nijoro ibyakurikiyeho ibyabereye mu nzu ntabyo nzi yari amaze igihe kingana iki abana n'uyu mugabo yageze mu rugo saa 2 z'ijoro ibyabereye mu nzu jewe hano Tienen muzi imyaka ingahera twamenyanye nk'abanyarwandakazi batuye muri quartier nuko twamenyanye kuko ndabyibuka umunsi umwe duhurira mu nzira yarampagaritse ari muri pusete n'umwana arambwira ati mutiye mukoro dufite agasura k'abanyarwanda ahubwira turavuga agasura kanjye akawe ko ntukabonye tuhita tweshanja nimero gutyo kuko bafite abana murete tukajya muri parike abana bagakina bagatitira ihangane urimo ihangane ndavuga nti ntabyo nzi nari ndi ku kazi kandi sinshobora kuvuga noneho arampamagara nimumenye ntabwo uri modereta wamuboroka se ntabwo uri modereta yikumariye iki urambaza urumva ibintu mbaza wamuboroza se komeza arampamagara arambwira ati uwo muntu ndamumenya umugabo yishe ariko simuzi ngo yitwa Umuhire Jeanne d'Arc ubwo nari ndi ku kazi telefone ikubita hasi ndarira mfata telefone ya Jeanne d'Arc ndayihamagara nyihamagaye barambwira nyine
le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Nayihamagaye inshuro 5 kubera ko numvaga ndi kurota. Nimero ye ntabwo yari ikiri guhita. Jean d'Arc mwari muherukana ryari? Jean d'Arc mwari muherukana ryari? Murasomari pase twarahuye rwose ari ku igare. Yego. Suzaze dusangira ubugari mfite ibintu byinshi byo kukubwira. Ariwe ntakiri. Ariwe ukubwira ko? Donc kubera urana ubuzima bw'inaha no kwirukanka ariko n'ubundi dusanzwe dutera urwenya nkuvuga nti nibwo n'umwanya nzakubwira. No uyu munsi rero nibwo twamenye ibyo byabaye, ibyo wazi uri kuvuga yuko yafashe abana akabajyana shena nibyo rwose hano twe abantu bose bari kubivuga. Ariko mbere ajya kwitanga Kamemu yabwiye abantu icyo yakoze. Yego. Polisi. Okay, tugaruke kuri uyu mugabo. Uyu mugabo urebye yamurushaga imyaka, ibi baravuga ko biratubwira ko yamurushaga yari mukuru cyane kuri we, ngo yari afite undi mudamu batandukanye. Uwo mudamu batandukanye we nawe yabaga mu Bubiligi. Yamurushaga imyaka 20. Yamurushaga imyaka 20. Uwo mugore ntabwo muzi. Icyo nzi yuko nuko Celestin kera abaga Celestin afite imyaka 48 31. Ay. Afite imyaka 31. Jean d'Arc afite imyaka 31. Ariko ngewe vraiment ngiyo najyaga iwabo vraiment nta kintu nabonaga ari abantu bakundanye, Sheri Raba, umugabo aratashye ngiye kumutekera vraiment Yo, ihangane. Ihangane, komera Limo. ntabwo nta kintu mbwira ko yambwiye ko afite ibibazo naba mbabeshya. Ubu ngubu abana bari hehe? Umugabo we bamaze kumufunga. Abana bato vraiment basenga musengere bari abana. Abana twari yabasize hariya nyina ko muri iyo famille abana suite ntayo nzi naba mbabeshya. Suite ntayo nzi naba mbabeshya rwose. Mbere yuko uyu mugabo yabaga hehe mbere? Yabaga mu Rwanda cyangwa yabaga mu mahanga n'ubundi? Nationalité y'Abahorandi. Uwo mugabo afite nationalité y'Abahorandi? Nationalité y'Abahorandi amaze kwimariya na Jean d'Arc yaje kuba hano. ngo afite umugore cyarangiye ntabyo nari nzi from ntabwo nize mbyumva umuntu naha mbyumviye hano iwanyu. Oya ngo yari afite umugore n'abana 3 bakuru. Ibyo ntabyo nari nzi rwose. Yari afite abana beza na Jean d'Arc rwose. Reka tukwihanganishe nkubwire ngo komera, twese turi kumwe nk'umuryango mugari, twese no kwihangana. Tukubwire ngo wihangane ngayo nguko. So uyu muturanyi wari umuherekeje ariko we bamurekuye. Amakuru yose sindayamenya. Amakuru yose sindayamenya kuko njye maze kumigira inkuru ça a été un choc pour moi. Nagize choc. Ntago nabyakira n'ubu ndumva ari ukurota kwa. Ihangane. Ndumva ari ukurota. Mbyemeye. Ntago mbyemeye. Iyo wabonaga bari kumwe nko muri magazine bari gukora amakuru seti Sheri ati iki tugifate ati iki kwa kibagiwe tugahura muri magazine ati bite kudaheruka mu rugo umugabo cyangwa umugore. Oh no. Simbizi ariko ni umwanzi Satani nyine. Satani iyo yinjiye mu muryango nta kizi ikoramo. Nshuti no gusenga
ni satani yamwicaye mu mutwe pasike ntabwo mbyumva. bari Ariko babanye neza karume yagize karume yagize agafata abana akabajyana aho hantu nicyo kintu cyandenze. Byandenze kwibuka ko ari umubyeyi akajyana abana quelque part byandenze. Bo mushobora kumanura urakoze cyane ngenda nkomeze mbumvire hasi. urakoze cyane kandi nkubwire ngo komeza wihangane n'abaturanyi mwese mukomeze mwihangane. Yego abaturanyi babo bari bakubwira ko nta kibazo bari bafitanye ariko byagenze gute ngira ngo urumva ko umugabo yabanje gukorana call. Umugabo yabanje gukora call ngo yari afite uburakari ngo avuga ko umudamu yagiye i Brussels. Urumva ko yaragiye muri quartier Matonge nk'uko uyu muturanyi wabitubwiye gukoresha imisatsi. Ntabwo ntekereza ko umuntu yagiye gukoresha imisatsi afite ikibazo cyangwa bafitanye ibibazo, ntabwo ndi kubyumva. Yagarutse hari conversation turi kuvuga cyangwa muri la audio nakinnye, uyu mugabo ngo yahamagaye umwe mu bafamiliye bo mu Rwanda aramubwira ati Jean d'Arc, abamwita Kabebe, yari afite agasirino ka Kabebe, ati Kabebe yagiye none ntabwo yagarutse, abana bananiye ingo yari yarakaye. Bakivugana nibyo ndashaka kugira ngo wumve iki kintu cyo gutwara abana ku muturanyi. Amaze kugaruka umugabo yamuhamagaye bari kuri telefone, aravuga ati rero dore burije baye saa 2 reka tuzabivugane ejo ubwaje. Ati ejo ushobora kutambona. Urumva ko ntabwo turamuze tuvuze ko ntabwo turi gucimanza. Tugende kuri audio urukumva ko ntabwo uyu mugabo wenda umudamu yinjiye mu nzu ngo bashwane none hamurakaze oya. Ahubwo urukumva ko yabwiye umuntu bari kuvugana kuri telefone wo mu Rwanda, aramubwira ati ejo ushobora kutambona. Ejo ushobora kutambona kuri telefone. Akimara kumva umudamu yinjiye bivuze ngo uyu mugabo umudamu yinjiye gahunda n'umugambi yamaze kuwufata wo kumwambura ubuzima. Ahageze ibyakurikiye no kumwambura ubuzima nkuko mwabibonye. Jean d'Arc abatuvuyemo, Jean d'Arc arapfa. Uyu Janine wowe gufungura mic. Janine urinde? Janine ariko Kenzo Godfrey mwana n'uwiwacu n'uwiwanyu. Okay, ni byiza ubwo ari uwiwanyu ke twagiye. Ijambo ni ryawe. Yari muntu ki? Tubwire niba ari uwiwanyu burabizi yakoze ubukwe ryari byagenze bite? Tubwire tugutega amatwi ugenda byike kugira. Twayiganye muri primaire. Yego. Nta bindi nyuma y'icyo gihe byuko ava mu Rwanda muziho uretse ko iwabo ni he? Makuru nanjye namenye mu gitondo. Iwabo ni he? Iwabo ni he? Bo mu karere ka Nyanza. Yari uw'Inyanza Jean d'Arc? Yego. Yakoze ubukwe ryari? Godfrey ntago mbizi. Nuko nanjye nabonye abantu twiganye bashyize hayo mafoto, nta kindi kintu narinzi pe. Yakoze ubukwe ryari? Ntabwo ndi kubaza ku rupfu rwe, ndi kubaza kuri we. Simbizi Godfrey, simbizi. Ari kukubaza ngo amaze imyaka ingahe abana n'uriya mugabo bari kumwe. Uyu ni akasa muto. Nukuvuga ngo muheruka muri kwigana muri primaire. Urumva nanjye amakuru ya yego muheruka kera pe. Urumva nanjye mbonye no nkuru mwashize hamwe. Ntigize ngo uje gutanga ubuhamya. So twagiye duba mu biki? We sha nagahinda ndakumva. Mfite indi telefone? Ya mfite indi telefone ya. Ushobora kujya kuri Instagram yanjye? Reka njye kuri Instagram ndebe. Abantu muri kuri Twitter ntabwo ndi posting ahantu habiri. Abantu muri kuri Twitter ndabasaba kujya kuri TikTok, abakoresha TikTok. Noneho n'umugore wari wagiye pori bita Jessica nawe ararwaye arashaka ko tumusengera. Genda kuri Instagram wanjye urebe ubutumwa yaduhaye. Ubutumwa bwande? Bwa Jessica wari umugore wagiye pori nawe ararwaye cyane ari mu bitaro. Inkuru y'uyu mudamu iri he? Wowe mudamu? Uyu turi kuvugaho? Oya ndimo ndavuga Jessica ararwaye nyine byose birahuye. Ariko
none se ntituri mu kiriyo akumanya reka nkubaze ngo ntibamenya niyo reka ngende ubu biretse gato uri seriyo bro none genda kuri Instagram yanjye wumva umugore wa Jay Polman yasengera ameze nabi ari mu dore kubera docteur ndarwaye meze nabi uyu ni wa docteur uri muri groupe yacu kandi nafunguye ko bamwibye phone nagabizi kari bariho bamaze kupima umuriro asanze umuriro wabaye mwinshi mbaye mu nsengero imana abantu bamaze gutumira ngo na hosting ska dansa se si Jessica Godfa ni Jessica rero kuko pastor Eugene yapfuye Jenoside ko yapfuye agikora accident kugira ngo bamutabare baza kumushungera Jackie ararwaye none yakize n'Jesu kurwaye munsengero amafaranga m'ibihumbi 500 mu cyumweru gusa singiye gomba kandi bipanitse none se du kara arwaye iki sizi ibyo arwaye ese Godfa ko numva avuze ngo Jackie yararwaye ngo arakize ngo none nawe ararwaye bihuriye he n'uburwayi okay Dumba Karara kutuvanye mu kiganiro twari turimo ngo dusobanurira inkuru mbere ariko nikomereza ikiganiro cyanjye aha ndumva ibyo bitanye biri market aha gusa numvishe nyine nanjye nivuye mu gahinda nsanga kandi gahinda ndavuga ati reka twifatanye mu gahinda akagesikana ko nigasigara inyuma okay okay ni na muntu hano usenga arasaba amasengesho Irunga mwe nusengerageze fata umwanya usenge senga kwanza senga Jessica Irunga icengerageze arahari ari hano we senga amasengesho ngo ngo abahana namugera amasengesho agende ku mugore wa Jay Polly Irunga ndakwinginze sito mufate ku maso Uwiteka Mana murengezi mucunguzi wacu tukweretse Jessica ntituza harwaye ntituza hababara ariko niwe Mana izibasha kumenya ave kuri icyo gisasiro ariganyira ndetse arabona urupfu imbere ye aratanga n'ingero z'impfu zapfuye abantu bashungera abandi babigira ngo barabikinisha ariko Mana turamusabira umwongerere kuba nk'uko wabyongereye wa mugabo ntibuka izina ajya nindera Ezekiya wamwongereye imyaka 15 uyu mwana w'umukobwa umugirire neza abone ukuboko kwawe azaza kuri TikTok n'ahandi atanga ubuhamya kuri Imana igarura ubuzima turamusabiye kugisasira ariho abone koroherwa ndetse no gukira ni mu izina ryawe Jessica babwita Jessica amen Irunga fungura mai kurangiza Irunga wa mutinzi nasengaga ndi muri mute wongera usenge wasengaga uri muri mute usengera Jessica ntago nayasubiramo Imana yo yabyumva Irunga byave Alright, thank you so much. Urakoze niba uyu mudamu urabona gafite ubwoba nawe Imana imworohereza wa mugani. Ese bamuroze cyangwa indwara bayibonye ngo afite abakeba benshi ese mama bakeba bande ni inshuti ya Jessica hari uwundi turi kumwe ashobora kubaza ikibazo yagize Jessica ahore njye mbyumviye ahangaha nanjye ntabwo wose mukeba we nawe urasanga ari mukeba wari wamuha oya yahoze kuri live ntago mbizi nanjye mbyumviye ahubwo ndikanze siyo mpamvu nabazaga ngo ni Jessica dancer cyangwa ni Miss Jessica ndumiwe ni dancer nuri mwamuroze mwakundanaga na Jay Polly Dumba kara cyane yihangane ko nta na nimero ze ngira se ko mba mu tuziranye gutya kuri TikTok gusa namubonye dore umva mbabwire njyewe akantu umva mbabwire akantu kara bano bakobwa bahostinga
impamvu wumvisha agaruramo ngo Jackie yarakize ngo none ninjye urwaye kandi no mu biganiro biheruka baratukana abakobwa ba hostinga n'izina ry'Imana bazicana ubwo naje gusanga badakundana mureke icyo kiganiro kiraza kuba icyakabiri mwipangira ngo gahama njoga mureke turangize nyine reka tubanze tubivugeho njuga yaratangiye nabaretse muraza kubivuga mureke manze ndangize ikiganiro natangiye njuga reka manze arangize ngo difata tugaruke ubitubwire danze reka manze ndangizanye n'uyu mubyeyi reka tumaze tugire nyine rangiza rega nawe ni wumva ibyo nyine reka ndangize iyi topic rangiza god rangiza ngaho twagwaye umwanya wampaye umwanya wampaye umwanya senda kugusaba muraje hano muri umwanya ari nje kubaha ijambo tafaka so ikintu kiriho abantu muri aha dumba iyi nkuru irababaje bro iyi nkuru irababaje niba umuntu ashobora gufata umwana agafata umwana agafata umubyeyi ndebera umuryango bari bafite agafata uyu mwana w'umukobwa akamwica bro iyi nkuru irababaje muri diaspora ntekereza ko akeneye ubukangurambaga cyangwa abantu bagashaka uburyo haba yaganirizwa imiryango abantu bakaganira diaspora abantu bagasurana muri ikintu kintangaje niba mushobora kubona uyu mwana uyu munani uyu nguyu uvuye hano uyu muturanyi wari ukunanirwa kuvuga wari urimo kurira arakubwira ko yamubonaga ahora aseka ariko twisanze gute ku buryo umuntu aba ari inshuti yawe ariko ntumenye ibibazo afite so ngayo nguko tuzagira umwanya wabyo n'ibyo biganiro ariko mureke twihanganisha umuryango wa Jeanne d'Arc tukomeze basengere bano bana basenga ibaza abana bangana gutya bagiye gusigara ari imfubyi ese bagiye kumukatira burundu nyina arapfuye abana babaye imfubyi mu minota 30 yonyine barafite ababyeyi yari famiye nk'iyi ngiyi ubu aba bana bagiye kuba imfubyi z'ababyeyi bombi bro kuko uyu mugabo no musirikira ubuzima bwe bwabo bose ntibazongera guhura n'umuntu wishe nyina siza muri kumva ubwo buntu no kuvuga ngo icura burindi n'umwijima bigiye kuri aba bana umugabo ubuzima bwe bugiye kujya muri gereza uyu mwana w'umukobwa abuze ubuzima abaturanye mwihangane iyi nkuru tuzayigaruka tuyive imuzi ngayo nguko ndabashimiye abantu twabanye muri iki kiganiro reka noneho tugaruke ku nkuru nyamukuru cyangwa tujye mu zindi nkuru ariko inkuru y'uyu muvandimwe wo muri uyu munyarwanda warutuye mu Bubiligi nuko yitabye Imana nuko yambuye ubuzima n'umugabo yakunze cyangwa n'umuwari ugiye kumubera umugabo we n'uwari umugabo we by the way ibaza umuntu ku kwambura ubuzima iki kigabo cyamurushaga imyaka 20 yose yamufashe muri covid nibwo agiye mu Rwanda ramurongora ramushipinga arangije amwambuye ubuzima ariko uyu mugabo mbibutse ko yarafite umugore wundi imbere uyu mugore wari bakaza gutandukana bagakora divorce amakuru yari tuje kumenya nuko uyu mugabo yaratuye mu Buholande yari umuholande hari impamvu yatumye yanga ko uyu mwana w'umukobwa baturana mu Buholande akamuhungishiriza mu buryo akayamurongorera akamushyirayo ntekereza ko atashaka kugira ngo amenye amakuru ye yandi atari meza kuri side y'uyu mugabo ngayo nguko nihanganisha abantu bose iyi nkuru yakozeho abavandimwe b'uyu mwana w'umukobwa ndabihanganishije apfuye akiri muto reka mbabwire ngo mukomere